Ruboneka Bosco arebana na pasi. Ruboneka Bosco reka turebe, aritonda areba izamu neza, ndani. Penalty ya mbere ikipe ya PL irinjira neza cyane. Ruboneka Bosco ashima Imana, Imana urakoze cyane. Mugaragu penalty ateye neza kabisa. Penalty ateye neza, abaza pasi yasambwa ati ufati, bazaza nabaza ati Shemonik contre-pied. Penalty nziza, penalty ya mbere, penalty itinyura bagenzi be. Ani Elijah ahanganye na Ishimwe Pierre Mario. Ani Elijah sasa, penalty ya mbere ikipe ya Police. Ani Elijah ahanganye na Tiger ya Mario. Reka turebe Ani Elijah ndani. Pierre Mario arayikurikira asa nkaho yabonaga ko Ani Elijah agiye kwitera nyuma yo gutishamo gakeya, ariko umupira ntiyabasha gukora kuko azamutseho gatoya cyane na metero nk'eshanu, umupira uramucika. Igitego cya mbere ubwo ni penalty imwe kuri imwe ku ruhande rw'ikipe ya Police, basubiza neza. Kuri gufrena kwa Ani Elijah gutumye Ishimwe Pierre Mario agiramo hesitation. Kurabona ko already yaramaze no gusohoka cyane, yamaze gusohoka ngo yafrenye. Ishimwe Pierre Mario already yamaze no gutera n'intambwe. Kuri kugiramo hesitation rero bikaba ari byo bitumye navuga ko penalty banze. Byiringiro Jean Gilbert eke Kagege abazi kuzitera nka grand frère. Ahanga buri mukinnyi wese aba yiyamini yavuga ati ndatera iyi niyi. Gilbert arahanganye na pasi, Esa arayiterekamo, reka turebe, tera intambwe, arishyushya gakeya ndani. Uvwati nka grand frère wari nukazitera rwose. Byiringiro Jean Gilbert Kagege akubita contre-pied. Niyongira Patience contre-pied ya kabiri. Penalty ebyiri za mbere za EPR navako zitewe neza cyane. Pasi bamubaza turajya hehe. Byiringiro Rage niwe ugiye gutera penalty ya kabiri. Witwa Ruboneka arimo aramubwira tujye hehe. Arimo aramwereka ahantu. Yamubwiraga ngo aze kugwa ibumoso bwe. Ibumoso bwe bikaba iburyo bwa Rage. Uwaje hepfo. Nuvuga ngo iburyo bwa Rage bukaba ibumoso bwa Pierre. Katurebe ko yaba yumvisha inama za Ruboneka, kubera ko baraziranye. Niho yayiteye se wapi. Oya yayiteyemo hagati. Penalty nziza nuvuga ngo hamwe uvugutireka nyishyiremo hagati na hagati ariko nyizamure. Penalty nziza, penalty ebyiri kuri ebyiri. Hano arayiteye kabisa, kuyifata byagorana. Ubwo aperuka kugitwara penalty yari yatsinze Police ebyiri kuri enye. Nije na Crema. Abakinnyi nabakubwira nanjye nakekaga nuko kabisa. Crema agomba gukora mu Technicien Mukale. Yagomba gukora mu bantu bagomba gutera penalty. Technicien Mukale. Ese Nije na Crema araza gukora nk'ibyo bagenzi bamaze gukora. Pasi icyizere cyose niwe bagihanze. Wabona mukubise Panenka. Ni Brahim Diaz. Nije na Crema ukuntu ari umutekinisiye agira n'utuntu twa freestyle abona amukubise Panenka. Yabikina ntabwo yazaniye Musayika turebe ndani. Contre-pied nziza cyane. Amaze kurya contre-pied 3. Ebana witwa Niyongira Patience ari muri Shemonik. Niyongira Patience yaje ariko ebana zose ni Shemonik. Polisi umuntu mbonye ugiye kwitera mfite impungenge. Azi kuzitera. Ariko ubwo meruka kumubona yayishyize hanze. Noneho agiye no kuyitera ikipe yahozemo. Ndayishimiye Dieudonné alias Nzota. Penalty 3. Iyo utangiye gutereka umupira rero umeze nk'utsinagira uwugoronzora. Tayamurura gusa. Hari muri ubu watangiye kugiramo ubwoba. Tayamura ariko asanzwe azitera. Wabibonye ashyizemo intambwe ebyiri. Icyo bita icyo bita sansenike. Yigarure. Bana kubise contre-pied. Umuntu witwa Dieudonné wo kumwitondera.
Dawuda Yusufu. Dawuda Yusufu niwe ugiye gutera. Yedeneze utabona ko n'abakinnyi barimo baraseka. Aya bro. Ariya penalty aramusuzuma. Ararenze cyane. Aramusuzuma. Sinari bwese ko azi gutera penalty. Zotangaze gutera penalty. Katurebe Dawuda Yusufu. Azongera kumwibeshyaho. Intambwe imwe bro. Dawuda Yusufu rero aranganye na pasi. Ese pasi ko nani yakurikira. Ese hano naho aravuga ati je vais chez Monique. Turebe Dawuda. Pasi itabyerekana uburyo agiye azi gukuramo penalty. Uko aragiye asiga amaguru. Nava ko buriya nibwo buhanga bw'abazamu. Uragenda ukavuga ati amaguru ashobora kuza gukora. Yanyuma iraterwa na Zidane ya gatanu tu iba ihaye Kristi kipe kuri penalty. Iyi penalty ya Dawuda Yusufu nuvuga ngo iyo utera hagati ntabwo nuvuga ngo uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Iyo ushyize baro hagati uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Vice captain arimanukira ariko niba hari igihe noneho imitima ibitangiye gutera ku bafana bose arutsindwa bose ubu ngubu. Noneho iyo ufashe penalty ikurikira iyo umuzamu amaze gusevinga nabwo noneho igitutu kiriyongera. Ubwambye penalty zitera igitutu ariko iyo ugiye gutera penalty noneho uzi ko ari penalty ijyanisha mu ntsinzi nayo baba barimo pressure. Reka turebe rero niba Shimwe Pierre Mario kuri Christian ashobora kwigaragaza. Turebe Christian nawe umenyereye kuzitera ndanayiterekamo penalty enye kuri eshatu Mutaramo ati turayisoje bishima cyane. Penalty uwitwa Mamadusi ariko biranga. Mamadusi najyaga mbona azi kuzitera. Ashobora gutuma polisi idatera iya gatanu. Nta irata twita. Karaba kabaye turahita tuzinga paje y'irushanwa ry'intwari ya 2026. Yabishyuye kuko nayo yayikubise enye kuri ebyiri. Mamadusi ariko niyo yatsinda yamaze kugeza 3. Urumva Mamadusi yirase baba bagejeje kuri enye kuri eshatu. Ariko niyo nayitsinda polisi igatsinda iya gatanu nabwo turafunga igikombe kibona nyiracyo. Mamadusi sasanganye na pasi. Mamadusi attention neza cyane. Penalty nziza contre-pied chez Monique ya kane. Ariko niyo wakuramo imwe buryo uzi ko bifite agaciro. Chez Monique ya kane kuri. Wabonye ibyo nakubwira? Nyongera patience. Yazidi ni uteri ya gatanu. Yazidi niwe ku giceri mwenye mari mushoramari aravuga ati muzitere neza ngiye mu kigiri ya gatanu kandi ukabaganira umushoramari umukamikazi ahantu ngiye mwemerera afata icyemezo abandi bose umukamikazi aravuga ati njyewe bamwita umukamikazi kabisa amwita Yazidi Sabimana mwe mu bakinnyi beza twagize rwose bakiri mu kibuga. Umukamikazi arayifatira Zidane. Reka turebe arareba nariya na Pierre Mario. Zidane terekamo umupira ukubita ipo turagaruka ya polisi buri gikombe ku munota wa nyuma byari byarangiye. Zidane atera penalty iragenda ikubita umutambi ku mupira uragaruka. Ubu turongeye tugiye mu nyongezo imwe kuri imwe. Sasa Zidane twahoze dushimangiza ko ari umwe mu bakinnyi batajya barata penalty niwe ubibakoze nyine niko bigenda. Yari yateye penalty nziza director atatwereka kwa Pierre kuko bari babo Pierre wari yaryamye anasinziriye. Zidane ariko icyo bita amapoto ni ibiti bitatu. Iyo bigukundiye biragukundira, iyo byanze biranga. Zidane aya mateka azayabwira abana nibadatwara iki gikombe. Azayavuga ati mu bintu byambabaje nukurata penalty imbere ya Fande igikombe nkakibura ari nge muntu bari batezeho amakiri. Tugimera aje bamusunika. Hari yabuze wifata imwe kuri imwe niho biba bikomereye. Ubundi ubutwari wari ugufata zira muresha imwe kuri imwe. Reka turebe Togimel na pasi ayikuramo. Wabonye aje bamuforusa. Togimel ntabwo yashaka gutera penalty. Ntabwo ashaka gutera penalty. Aje kuko ruvuga ngo habuze uyitamo pasi ni ibindi bintu. Sinakubwiye aje bamuforusa. Witwa Jabir ateye ubwo kubaza bayihaye Exxon. Reka turebe rero
niba ari buca impaka ariko pasi Zidane amugurire kuko atumye ubu ngubu icyo bita ubwoba bwose yari afite bushira. Togime urabona ko sinzi pe kuki bamuhatirije. Amahirwe rero aza rimwe mu buzima Mutarama, ibyo nurabyemera. Polisi yaguhaye chance yo kugaruka ariko bwa kabiri ntibikunda. Polisi rero mu nyongezo baritegura Exxon hariya yamurura uriya mupira abapolisi kugira ngo bashobora kuzawubona ejo kuwa mbere. Abari inyuma rwose, abari inyuma bashobora kuba batarabona barahigarukira. Barayitera iragenda irenga ku gicumbi cy'intwari, irakomeza iragenda igera Kimironko. Barira cyagenda ishobora no kugenda ikagera mu nganda hejuru iyo ngiyo. Exxon ibintu akoze nawe ntabwo abyumva. APR barakikoresha akanama, bahisemo kwiha Kapiteni Claude bati dutabare, wabonana n'ubundi amahirwe ya kabiri tubonye birangiye tuyabyaje umusaruro. Amahirwe aza rimwe mu buzima ariko mbonye aza na kabiri mu buzima. APR ahangaha igikombe igomba kukimanika. Polisi yahawe ibishoboka byose ngo itware igikombe irinanirwa na APR kugira ngo igiterure. Niyo mugabo Claude Capitaine ararebana na pasi umaze gukuramo penalty ebyiri, ayiterekamo neza cyane. Arabwira ati mutuze mushyira agapira hasi, mushyira agapira hasi. Muri VIP hari abantu barimo, ariko Mario nta penalty arakoraho. ntayarakoraho. Kirongozi amwita Richard Kirongozi Bazomba ayirata APR iterera igikombe. Richard Kirongozi atereka baro hariya, mbona n'ubwoba bwinshi. Richard Kirongozi ndani hariya, penalty yayiteretsemo. Turacyakomeza. wabuze gica Watara Yunus sasa agomba kuza akigaragaza. Ibintu byaryoshye cyane, wabuze gica. ibintu bimeze neza. Abantu badafana amakipe bameze neza, barimo barenjoye. Amaze guterwa penalty zigera kuri 7. Tugeze ku 8. Tugeze ku ya 8. Amakipe yombi amaze guhusha 2. cyo mukundira utuntu twose uba ufite aho ngaho imibare. Twagiye Yunus Watara bari bayikuyemo ariko yayiteretsemo. We yavuze ati ndareba angere imwe ariko mashyira ishoti. Uvuga ngo iyo uzi ko udafitemo nta n'ubundi wantu uvuga ngo iyo wafashe icyemezo, uretse ko buriya Olivier icyemezo akenshi hari ubwo umuntu agihindura ageze ku mupira. Iyo ugenda uvuga uti penalty ishobora kuyitera ahangaha, ariko uvuga ngo erega ari igihe nuvuga ngo wowe iyo uhagurutse ugiye gutera penalty ari igihe ugera kuri baro ukahita uhindura igitekerezo. Sore wa Kicukiro dukunda hariya Simeo, sore wa hariya Kicukiro ayirata. Turebe Simiyoni rero ayirata duta Taleb uko mbona yihebye. Taleb isaha ye irabara udahagara. Simiyoni reka turebe rero niba Simeo nawe yarazi kuzitera. Attention, reka turebe Simeo ndani. Uwitwaye Ishimwe Pierre Mario kuri izi penalty zose ntanaragira reaction. Ati ndacyabumva ko mudasakuza. Sore wa Kicukiro tugeze ku ya 9. Reba bukanya ariko bongera batwereke kwa APR habuze ufata icyemezo. Barimo dore umusifuzi ariko ati genda. Umusifuzi ariko ati ko mutagenda, Watara bari guhindukira. Watara yanze kuyitera. Batwereke kwa APR. Watara bari kumubwira ati wagiye gutera penalty. Sekiganda aranje. Sekiganda agiye bamusunika banamwinye bavuga ati tubabarire base. Reba bamwe ko umutoza we atujye hepfo, Sekiganda arayitera hepfo.
abafande hariya rwose muri tribune barimo baraganira bati izi penaliti ziteye ubwoba, ati icyo bita penaliti ni ibindi bindi. Ronald Sekiganda tereka umupira hariya, Ronald Sekiganda tereka umupira n'ubwoba bwinshi mbona afite hariya, abafana n'abakinnyi ba PL ntabwo imitima iri mu gitereko. Ronald Sekiganda bayikuramo mu buryo bworoshye cyane. Ronald Sekiganda yavuye ati ntabwo nshaka kwitera ntara, polisi nitagitwara bayihaye nde Chimeze. Ronald Sekiganda yafite ubwoba bwo kwitera. Uno Ouattara we bashatse no kumubwira ati genda, aravuga ati wapi. Ubongo Ouattara we yabyanze aravuga ati mpaka ngezweho nibwo ndi bugende. Ouattara bati kereka ni mugera. N'ubundi bakomeje atavuga ati na Pierre natera. Ye natera ya nyuma. Kuko we yanze kuva hari. Ja kiragiye mtara, kiragiye anga aperi bihangane. Eka turebe ndani. Police Football Club Champions of Hilos Tournament 2026. David Chimeze aterekamo penalty aho byari byagoranye, byari byananiranye. Polisi itwara igikombe kuri Ben Musa Abtetal. Atwara igikombe Ben Musa, atwara igikombe yishimye cyane, we na staff ye yuzuye kabisa. Bashimira rero abafana baje kubashyigikira. Mugaragu navuga ko nta kindi cyari gikwiriye polisi